Ubutumwa ni ibisanzwe nuko ku banyeshuri icya mbere nta kindi tubasaba ni ukugaragaza ibyo bize. Iri suzuma riberaho kugira ngo turebe se ibyo umwana agomba kuba azi kuri iki cyiciro arabizi, cyane cyane nk'aba ngaba barangiza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza kuko baba bitegura kujya mu kindi cyiciro. Ni ngombwa rero ko bagenda bahagaze neza. Icyo rero ubutumwa tubabwira nta kindi tubasaba, nimutugaragarize ko mwize kandi mwize neza, hanyuma mu bitsinde nta bwoba. Mu kanya mbonye turimo gukoresha ibizami bamwe bameze nk'abafite ubwoba, birumvikana, ariko nta cyakagombye kugorana ku babyeyi ndetse n'abarezi. Icyo tubasaba gikomeye ni ugufasha abana. Aba ngaba cyane cyane bo mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza baba bakiri batoya, bakeneye kuruhuka, bakeneye kwidagadura aho biri ngombwa. Muri make kuba bagiye gukora ikizami ntibivuze ko ubuzima buhagaze, bareke n'ibindi basanzwe bakora babikore, ariko kuruhuka ni ingenzi kugira ngo bagaruke ku ishuri bameze neza. Ikindi kandi ibyo basabwa byose babe babibahaye. Byaba ari ikibazo umwana aje akabura iby'ingenzi umubyeyi yakagombye kubamuha. Hanyuma abarezi cyane cyane aba ngaba bari muri supervision yo kureba uko abana bakora ibizami bababe hafi, ugize ikibazo bamufashe. Ndashaka gushyira umwihariko cyane ku gufasha abana bafite ubumuga. Murabizi nta mwana n'umwe usubizwa inyuma mu burezi bwacu, aba bana rero bagomba gufashwa. Hariho gahunda yo kubafasha, ariko noneho n'abarezi turabasabye bakomeze bashyireho akabo.